ngo hari korari imwe igisenyi, ngo haje ikigo gikora ubushakashatsi, urumva, ngo cyakoraga ubushakashatsi ku busugi. Pasiteri wari urimo ni muri ADPR aravuga ati Nyagasani, baravuga ngo umukobwa basanze ari isugi baramuha moto. Pasiteri aravuga ati ndagushimiye ko twibutse Mana. Moto abara amafaranga, ahamagara bene data korari ati moto zirabonetse. Yakora kuri Cecile aterega pastor nakijijwe nkuze. Yakora kuri Simba ati ngewe ntabwo nakubwiye ariko burije haraho nanyuze. Iragahezagirwa ko ari indahemuka mu kutubabarira no kutweza, mu kutubabarira no kutweza. Wowe cyangwa njewe ntituzi kubabarira habe na busa. Twebwe kare hari umugore waduhaye ubuhamya ku rusengero, ubwo yatwibwire ngo yasaga n'ubaye umusazi kubera kutababarira. Umugabo yaramuhemukiye, none umuvuga butumwa ari kwigisha nkuko aravuga ngo Imana irambwiye ngo hari umuntu wananiwe kubabarira umugabo we, nababarira Imana imugirire neza. Aho kugira ngo ababarire ngo yumva niko yatwibwiraga ati ntangira kubwira Imana ngo urashaka iki, urashaka iki. Iyo migisha yihorere sinzamubabarira. Akomeze kumva arasohoka ajya ku biro bya pasiteri. Ageze ku biro bya pasiteri atangira mbabarira se mbabarira gute, yarakapfara. Pasiteri aramwumva ati uyu yabaye iki. Akingura ibyo ati madamu byagenze gute, toya sinzi icyo Imana ishakaho, mubabarirane. Bavandimwe, ni muzi wa wundi Imana ngo yababajwe n'umuntu, Imana iramubwira ati saba icyo ushaka cyose ariko umwanzi wawe ndamukubira kabiri. Atuvuze ati nsaba icyo ushaka. Ubundi abarokora ukuntu batikura bavuga ngo dusenge, nuko ubundi batikura, nuko abarokora batikura. None vandi nukuri dusenge noneho ese bigenze ati byacitse, bakavuga bakagenda badasenze. Suko duteye byakuvana Kibagabaga ukazanya Mirambo wagujisha amafaranga kuza kuvuga uburyo senga yaguye. Imana iragahezagirwa ko ariyo dukorera ibyaha yarangiza ikicecekera, kuko mwebwe ntimufite n'agace ko kumbabarira, ariko yo nindahemuka mu kutubabarira no kutweza. Ubu mwebwe itangazamakuru bano bari hano baramutse banditse inkuru bambeshyera, mwazinduka muyifowadinga ati wabibonye se, wabibonye ku gihe, wabibonye bizaba ati bikise, wabonye inkuru yasenga yararigezi n'abanzi n'abatanzi mwaramubivuze. Siko duteye. Uwitwa Johostin yigeze kuvuga agiye guhaguruka ngo yumvaga afite intege nke, abwira Imana ngo ndagushimiye ko aba bantu bose ngiye kubabwiriza nta n'umwe uzi ukomeze. Ati kuko iyo baza kubimenya buri wese abanyonyumbye ataha. Uwaduhinduriza hano Imana iragahezagirwa. Uwatugira urabona nkuko ufata umwenda ugahinduriza akaduhinduriza. Ngo hari korari imwe igisenyi, ngo haje ikigo gikora ubushakashatsi, urumva, ngo cyakoraga ubushakashatsi ku busugi. Pasiteri wari urimo ni muri ADPR aravuga ati Nyagasani, baravuga ngo umukobwa basanze ari isugi baramuha moto. Pasiteri aravuga ati ndagushimiye ko twibutse Mana. Moto abara amafaranga, ahamagara bene data korari ati moto zirabonetse. Yakora kuri Cecile aterega pastor nakijijwe nkuze. Yakora kuri Simba ati ngewe ntabwo nakubwiye ariko burije haraho nanyuze. Iragahezagirwa ko ari indahemuka mu kutubabarira no kutweza, mu kutubabarira no kutweza. Wowe cyangwa njewe ntituzi kubabarira habe na busa. Twebwe kare hari umugore waduhaye ubuhamya ku rusengero, ubwo yatwibwire ngo yasaga n'ubaye umusazi kubera kutababarira.
umugabo yaramuhemukiye none umuvuga butumwa ari kwigisha nkuko aravuga ngo Imana irambwiye ngo hari umuntu wananiwe kubabarira umugabo we nababarira Imana imugirire neza aho kugira ngo ababarire ngo yumva niko yatwibwiraga ati ntangira kubwira Imana ngo urashaka iki iyo migisha yihorere sinzamubabarira akomeze kumva arasohoka ajya ku biro bya pasiteri ageze ku biro bya pasiteri atangira mbabarira se mubabarira gute yarakapfara pasiteri aramwumva ati uyu yabaye iki akingura iryo ati madamu byagenze gute toya sinzi icyo Imana ishakaho mubabarirane bavandimwe ni muzi wa wundi Imana ngo yababajwe n'umuntu Imana iramubwira ati saba icyo ushaka cyose ariko umwanzi wawe ndamukubira kabiri atuvuze ati nsaba icyo ushaka ariko uriya waguhemukiye ndakuba kabiri ati nukuri ati niba ari indege ndamuha ebyiri niba ari inzu ndamuha ngo atekereze ukuntu yamubabaje abwira Imana ngo nkuramo ijisho rimwe umukuremo abiri urumva ukuntu duteye twebwe abavuga butumwa kenshi dukunda gukoresha ijambo ngo abantu bazakuvuga abantu bazaguhinduka abantu harya abo bantu nabo muri Portugal abo bantu bavuga nabo muri Maroc abo bantu ni njyewe nawe hahirwa Imana mvuge ngo iki iragashyirwa hejuru yo kwarinda hemuka mu kutubabarira no kutweza hari ijambo nakundi y'abarundi baravuze ngo ijya guharira ntiharura ijya kubabarira ntibanza kubara hari cyanditswe kimwe umukecuru yashize mu bikorwa ni cyanditswe cyavugaga ngo umwanzi wawe nakubabaza ngo ujye umubabarira uzaba umurunza amakara yaka ku mutwe umva uko byagenze yapfushije abantu bose muri jenoside yakorewe abatutsi ngo arababara arangije ngo afata umwanzuro wo kubabarira none ngo abantu bakoraga isanamitima bamubonye bakabona mu by'ukuri acyafite ihungabana baramaze ngo kumuvana warababariye koko ati cyane warababariye ati nukuri narababariye ati gute se narababariye ngewe nta kibazo ati kubera iki ati kubera ko baraduhemukiye kandi simfite uko mbitura ngomba kubababarira kugira ngo amakara y'Imana nyabarunde ku mutwe urumva imbabazi zacu niho kuvuga ati burya hari aho wanditse ko uzaba duhanira okay ndabababariye none zana umuriro ubatwi yo nindahemuka mu kutubabarira